Sheri waramutse? Waramutse neza. Waramutse uteze. Neza kandi mvuye. Akuvuye uva mu usize umugabo. Umva nta kibazo. None se nanjye mbigenze ntabwo mfasha n'amaguru. Neza amahirwe uraje nayo umuntu nashyiraho. Ese amaguru yawe byageze ibiti? Nena ni ibibazo byose byimba wese umwere nda. Nazajya wagira nzayitere nde koko. Nene nawe amaguru natangiye kugukanga. Nta kibazo. Ariko wigeze kumbwira ngo iyo umugore atwite amaguru akabyimba burya. Utwite impamvu. Oya barabeshya bebe. Umugore utwite wese se ntabwo ngewe burya ntacyo bintwaye nubwo baba batanu. Ntacyo byabintwaye. Urashaka kubyara abana batanu? Rwose. Ababyara se ntibabasha kubabarira. Ubwo kuri konti hari icyo umishaho. Menya hari ikintu ufite nazi. Iyo akoze gahunda aba n'icyo yiteganyirije. Ntabwo mfite bw'abana banjye. Hari konti umisha? Yabuze ko ari iy'abana banjye. Nawe wayigize ibanga. Rwose. Ku buryo nabyara abana batanu ukabarira neza muri cyane rwose. Nese ubu bizakemuka gute? Bizakira nimara kubyara bizahita bigenda. Katwitegereze turebe ko bizagenda. Akantu ko kubyara batanu nazare kuri kuguraga ko agenda babiri barumva nifitiye ubwoba. Nese iyo urumva mu nda wumva muzi. Umva ni imigeri nimba ari umukaratika simbe. Ni agahungu rero ngo. Aya benda umukobwa rwose. Ni agahungu ko abahungu nibo wumva mu nda ari kugenda byigera gutya. Reka tubyihorere. Aho tugiye kwa muganga nyine bakiri. Oya nta matsiko mfite mbabarira ngewe nishyizemo ko ngomba kubanza umukobwa. Ibaza atanze rero n'umuhungu. Ese wamujugunye se? Oya sinamujugunya ariko abahungu babiri mu nzu ubwo se ninde muntu wajya undengera. Niyo ndashaka gahungu. Tuzagenda turebere. Yabize n'ubundi ko abahungu baba ari aba mama wa. Rero nari mbyutse ariko hari akadokima ku kazi bansabye. Ndagira ngo ngende ku muhanda mwakoreshe ubundi ndaje mfite nkweto sibyo? Sembe uransize none. Ntabwo ninda ndahita ngaruka nta ku muhanda no guprintingisha gusa kugira ngo mbone ko mbiwoherereza. Amagara ngomba kubanza kwibyarira umukobwa kuko abahungu n'umuhungu azayambwira ngiye gukina umupira. Oya ndaje ntabwo ninda sibyo? Rwose gira ubangu. Ntabwo ninda. Ndaje. Ntabwo ninda. Tebuka bana. Waramutse pakado. Waramutse neza. Waramutse. Yego. Nahise wewe ko tuzindukiye mu gitondo namo. Mbo ndabazindukiye hari umuntu wambwiye ko madamu watwite. Urabizi ko ndi umujyanama. Yego. Ubuzima. Madamu wawe umuntu yambwiye ko atwite urabizi ko ndi umujyanama w'ubuzima. Yego. Ubwo rero nje kureba ko umwana arimo arakina neza mu nda ameze neza nyine. Nari nsotse nanjye hano hepfo ku muhanda rero tunagiye kumugurira. Ntacyo yicaye muri salo. Yego. Wagenda ukamureba. Nayo ndaje. Sawa. Sawa.
Mera rihera. Mere. Mani danje kabisa. Yesu hari ikintu yahishije wa. Mary. Mama. Karame mwana we. Uramutse. Mwe mwaramutse mwana we. Mise ntabwo wari wahisha ngo umuntu yiri. Ntabwo birashoboka. Meze nabi. Reka wowe wicara hano tube tuganira. Wasanga uri kunyicaza nta n'ibyo uri kumpereza. Yo ndetse ndatetse ibishyimbo nazindutse ahubwo sinera urashonje se? Ndashonje cyane. Yaba wihangane mwana yuko turebe. Numvisha. Kose ko wazindutse ngira ngo uri kubiteka byagenze gute? Yo nagiye gushaka amateke yo gushyira ku nkono. Yo nari nasezeranye na wa mwana wo kwa Gahigi nsanze nta buhari ndamutegereza bunkera ariko mwana hano mfite akantu. Ngaho se kandi. Inzara iragisha. Nabanye ku isoko. Uziki umuntu adafite n'akazi inzara imurya. Aka kantu se ntiwagerageza mwana yakano kanjye vuba. Ako biteke vuba. Humura mwana wanjye dore biri hafi gushya naho rya kare cyubushyize mu nda humura ndi kugerageza humura kandi nagira vuba. Nazindutse njya gushakisha amateke nirukanse nayabuze ariko mbo hari igihaza nyine ayo kumatuve mwibyo by'ibiryo tujye tuganira. Nakazi mfite mwimisi shaka uburyo ubwira papa amereze igishoro njya kwigira imyuga dore nabuze ikindi kintu nkora. Yego ntabwo nzajya nirirwa ndyamye hano imyuga urumva icyo wahisemo ari ikihe? Imyuga ni myinshi. Ubukanishi. Urashaka gutwara imodoka yo nanjye ukazajya untwara mwana we ahubwo rwose urakoze cyane. Uzajya gushaka n'agapapuro bajya bita Provisoire. Ntuzayiza nyuma. Iyo perimi ni ikindi gipapuro batanga nyuma. Humura hamwe no gusenga Imana. Humura mwana wanjye ndagushyigikiye kandi siko naza. Ndamubwira icyo gitekerezo. Kandi mwana wanjye kuba ushaka gutwara imodoka ukazajya untwara mwana wanjye ni byiza ndabyishimiye. Humura shyira umutima hamwe mwana wanjye bwire. Humura hamwe no gusenga Imana njye mfite ibyiringiro mw'ijuru hari Imana kandi Imana izabikora. Teka vuba hari umusore umamagaye kumeza udushyimbo tugiye gushya mwana humura ihangane kandi icyo gitekerezo ni cyiza isiko ndakimugezaho kandi numva acyakira neza. Iryo shuri se riba hari ryo gutwara izo modoka riba hari i Remera. Kangura amayinite ku muhanda mamagara uwo mutipe umamagaye ngo andangira akazi. Yo ariko mwana wanjye nanjye ntatwaye inite nari mfite uze kuza kunyoherereza ubirabo bakoherereza. Urakoze mwana wanjye. Ubwo rero humura mu minota nka 50 reka ngere ko ryategede urasanga ari ibyo bibonetse mwana wanjye. Naho nyaruka ufite icyo gitekerezo ndakimugeza. Yemwe we. Yemwe ba. Yemwe we. Komanga. Yemwe. Karame. Turabashaka ni mujyanama. Mujyana. Karame. Kanza ukingurire. Mujyana. Urakomeza. Amaye. Amashyumbari. Niko. Umwana ameze neza. Kari guteragura nyine. Karatera utugeri. Tuba twicare hariya. Ndangwino. Njye nabaye umunebwe. Wabaye umunebwe mama. Karate. Reka. Bagatera mujyana. Yego. Wari umeze ute? Ega ni iby'iki gihe. Ego ko. Yego. Niko. Ubwo rero. Yewega. Iminsi ugira ngo ntiyarihise ari myinshi. Umugabo yaraguheranye neza. Isura mugabo aguha iki gituma udasura abantu? Umugabo wanjye rero anyitaho. Noneho n'akantu ko gutwita. Urakeye. Ugomba kwiheza. Uyu mugabo bazagushobora wenyine ra. Uyu mugabo rero reka nkubwire urugo rwe bazarwataka. Reka nkubwire. Ntago nako reka twicecekere tugaruke ku cyanzanye. Ejo bundi nibwo nagize gutya dore nandi kuri uyu muhanda wa hano hirya ku Yureshi
ndimo ndatambuka ku manywa ya rukamba mba ngize ntya mpuye na Tereza ati wari uzi n'ibindi ntikagiriko atarumera aratwite ataratwite rwose ati ahubwo nimba utarajyayo cyangwa se iyo nkuru utarayimenya ugire gutya uzasimbukireyo umusure utangire nyine ubungabunga ubuzima bw'umwana uri mu nda. Inda y'umugabo yigura byumva umuntu aba yayitwaye ayishyize imbere urumva twari tumaze imyaka 2 Imana iduhaye buriya ngo abagore mufite abagabo ngo iyo mutwite ngindi bigeza ngo mama ugenda mwega muke kandi ngo ariko ngo umugore udafite umugabo kwa kunda agira gutya agahura n'inkonkobotsi bikabiragiza gutya nyine ibintu bigahura n'ibindi ngo aragenda rwose ntumenye ko atwite mbabarira cyane ngarinda byara bazi ko akiri isugi imaze kugira amezi 2 ariko iyo ndi kuyimwereka aya ngo ni amezi 8 ndabura ukwezi kumwe ngo mbyare biba biryoshye cyane. Yego rero ubwo ni ukuvuga ngo rero ikinzanye ni ukugira ngo mubwire uburyo ugiye kujya wita kuri uwo mwana neza no kugira ngo mubwire ibintu bigera muri 5 bingahe 5 ugomba gukoresha kugira ngo uwo mwana umwiteho azavuka ari umusore avuke nyine ari umwana w'igitoya. Mwana mfashe bijye mu mutwe ntega amatwi ibintu 5 ikintu kijyanye n'umwana wanjye cyo kanyabangu. Yego umubyeyi rero utwite hari ugeze amezi angahe? 2 amezi 2. Umubyeyi utwite cyane cyane inda y'amezi 2 ibintu 5 akwiriye kwitaho unyumve neza. Icyambere ari ugenda agapimisha akisuzumisha wabyumvishije icyo ni icyambere nyine kwa muganga bakajya bareba bacekinga bareba ubuzima kugira ngo batangire bamupime bamukurikirane. Voilà wahise ubyumva neza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri umugabo wawe ategetswe kuzajyaza akaririmbira umwana wabyumvishije wavuye mu kazi arabizi atabikoze ntiyanasinzira wagira ngo aramutoje. Icya gatatu iriya gahunda yo mu buriri neza amatwi umva nayabangura kwa ngo ikintu kijyanye n'umwana ndi tayari gukira iriya gahunda yo mu buriri wese uyumva neza nayumvise wayikuruye nuko mugiye kuyigabanya nimba byabaga 3 mu cyumweru ubu ngubu ni 1 mujyamo uragira ngo atangira nci nyuma aguca inyuma ko mana none ngubwo se uregera ngo umwana none azagira ikibazo. Iyo ni gahunda yo kurengera umwana ntago ari iyanyu. None se gukora ziriya gahunda inyuma byo mwigengesere. None se gukora ziriya gahunda abantu bihurira n'umwana. Nimba rero wumva ko azaguca inyuma hari ibintu musabwa kwirinda kugira ngo atazaguca inyuma. Nabyo wenda reka mbikubwire nubwo atari byo byanzanye. Mujye mugabanya kurya urusenda nijoro. byo mu ntara ubu ngubu ni nyahamagara ndasanga telefone yacu itariho ko byabaye ubu ngubu muri misi akazi kabaye akibura nk'ubu ngubu nk'uyu kwera umuntu yamufasha iki gufasha umuntu nabyo bisaba bonasi nk'iyi ngiyi ikaba iramucitse gusa yambaza iki hano ngiye nyisubizeho none abantu bo mu ntara sinzi ukuntu babaye nk'uhamagaye kabiri rero ngiye kumushyiraho n'icyo nta kintu yaza mbaza umuntu aragutegesha ati nshakira akazi ntabwo ubwo nta kundi bonasi iramucitse umuntu agihamagara icyaro kirangira akazi cyarangiza
Fisto se Fisto arimo ra yatetse anyihere ku biryo ubona umukecuru nta kigenda ntabwo aba fone se nayiraka ko iyo umuntu afite imyaku sha wasanga itakase ishyigikire se basi abona yatse da so muhamagare Fisto narazisibye ko naba mbwishije ishyano kandi ari we muntu wanjye waha muhamagara umukire wanjye kapiki ndebe ko ndangira akazi da ntabaza bari mu mujyi iyi message ni iki Yesu 1,3 miliyoni